Our king is back. People, let's be ready and wait the days. Wait the days for our King Jesus. It's gonna back very soon. Mbona abapfuye abakomeye n'aboroheje bahagaze imbere y'iyo ntebe nuko ibitabo birabumburwa kandi n'ikindi gitabo kirabumburwa aricyo gitabo cy'ubugingo. Abapfuye bacirwa imanza z'ibyanditswe muri ibyo bitabo zikwiriye ibyo bakoze. Amen. Numvaga ijwi ry'urangurura mu butayu, umwami azaza, Jehova araje. Wirira wiganya ndabizi azaza, mu gihe cye ndabizi araje. Mu rugo rwa data hari amazu yubatswe n'abahanga, igeno ryawe nirigera umunsi naho uzagwa. Nikikwica yaruhinduye irembo riducyura mu bwami bwa data. Mu byo twahawe gira ubuntu, dufashe barya bose, imfubyi ku mihanda, imbabare zibabaye. Yaje mube ntitwamwemera, yaje mube yagabiye umuntu, tumwima icumbi turamubamba. Yaje mube ntitwamwemera, yaje mube yagabiye umuntu, tumwima icumbi turamubamba. Yaje mube ntitwamwemera, yaje mubye yagabiye umuntu, tumwima icumbi turamubamba. Ashyirwa igorogota hagati y'ibisambo, none ari budapfa, yuzuye impuhwe n'ibambe, yahawe ubutware mu ijoro. Isi n'ikuzimu mu bwenge barabimenya, ibwami turamurama, abatunzi nk'abazakayo. Mu mivumo bashakashaka umwami, gutuza kw'imuhengeri. Yaje mube ntitwamwemera, yaje mube yagabiye umuntu, tumwima icumbi